Inkuru yacu y'uyu munsi dutangiranye n'umukobwa wari uri hano kwa muganga. Gusa nanone umukobwa uri hano kwa muganga yambaye imyenda y'imfungwa ndetse aranafunze. Se byagenze bite? Umukobwa uri hano yari yisinzirije, arangije ahita akubita muganga urushinge yari aje kumutera. Umuganga barakwereka muri ako kanya yahise agwa igihumure bitewe n'imiti bari bamuteye. Umukobwa nawe yahise yikuraho ibyo bari bamushyizeho masike yari iri ku munwa ndetse atangira gushaka n'uburyo yakifungura. Bigaragara ko uyu mukobwa yari imfungwa akaza kwirwaza ubundi bakamuzana mu bitaro. Barakwereka umuganga yikubise hasi arahwera, umukobwa nawe arwana no kugira ngo abe yamukoraho urufunguzo ubundi yifungure abe yacika ibitaro. Mukurikire. Barakwereka umukobwa muri ako kanya arimo kurwana no kuba yakora urufunguzo ku muganga. Uri hanze yatangiye kubaza ati saho haba hari ikibazo ko numva bitameze neza, mwaba munyeneye? Barakwereka umukobwa yatangiye kurwana no kwifungura vuba, yumvise atari bubashe gucika uwo muntu ugiye kuza, ahita yisubizaho masike yigira nkaho nta cyabaye, arongera arihwereza. Barakwereka muri ako kanya wa mukobwa yatangiye gusubiza ibintu byose uko byari bimeze kugira ngo hatagira n'umukeka ko yari agiye gucika hano. Bigaragara ko uyu mukobwa ari imfungwa kuko turabona mu maboko ye harimo amapingu, ari no ku gitanda. Barakwereka umupolisi yarinjiye muri ako kanya. Bigaragara ko uyu nguyu ari umupolisi uri hano urinze uyu mukobwa kugira ngo ataza gucika. Arangije aravuga ati rwose wa mukobwa we, buri munsi uhora unungura pe. Ati noneho dore ubu ngubu musanze uri wenyine, sinarinzi ko hano harimo umugangara. Ati nizere ko rwose utisinzirije kuko ibyo naba ngiye kugukorera ntabwo byaba ari byiza ku muntu nkawe ubaye uri kunyumva cyangwa se uri kureba. Ati nizere ko wahwereye ibya nyabyo, ko kuri buze kugenda ugiye utari buze kugaruka kuba wagira ibibazo neza. Si uyu mupolisi ni bike ashaka gukorera uyu mwana w'umukobwa. Barakwereka umupolisi uri hano yakuyeyo urushinge ndetse akurayo n'imiti tutazi iyo ariyo. Gusa uyu mupolisi ntabwo ari umuganga, dukurikije n'amagambo ari kuvuga byanga bikunda ashaka kugirira uyu mwana w'umukobwa nabi. Ese gute uyu mupolisi yashaka kugirira nabi uyu mwana w'umukobwa kandi tubona yari n'imfungwa? Mukurikire muraza gusobanukirwa akantu ku kandi. Umupolisi barakwereka yafashe imiti isa ubururu aho ngaho ashyira muri twa dupombo, atangira kuyitegereza aravuga ati rwose wa mukobwa we, ubu bwa mbere n'ubwa nyuma yo. Bigaragara ko uyu mupolisi agiye kuroga uyu mwana w'umukobwa. Ese aramuhora iki? Umupolisi muri ako kanya yahise afata ya miti ahita ayishyira muri serumu bari bashyize kuri uyu mukobwa urwaye. Gusa icyo atazi ni uko uyu mukobwa n'ubundi arimo kureba. Burya koko bavuga ngo indyarya ihimwa n'indyamirizi. Umukobwa nawe yari ari kumvira ategereje ko umupolisi areba ku ruhande ho gato, ubundi agahita yicomuraho iyo miti bari bamushyizeho. Uwo mupolisi nawe kubera ibyo yari amaze gukora yahise asohoka vuba vuba. Umukobwa nawe yahise arwana no gufata umukasi ngo abe yakata serumu bitaza kumwinjira ya miti bamuteye kuko yari yisubijeho urushinge. Ku bw'amahirwe yakase neza ya miti aribwo igiye kumushyikaho, nta na duke twamwinjiye mu mubiri. Bigaragara ko uyu mupolisi ashaka kwica uyu mukobwa. Ese kubera icyo ashaka kumwica? Gusa umukobwa uri hano nawe ntabwo yoroshye, ari kurwana n'ubuzima bwe kugira ngo arebe ko yabutabara. Barakwereka muri ako kanya umukobwa yahise yifungura, arangije atangira kumva abapolisi bamuganiraho hanze, bamwe bashaka kwinjira wa wundi ababuza ati mumwihorere ameze neza, ndetse harimo na muganga ari kumwitaho. Umupolisi azi ngo w'imiti amaze kumuterera kumwica, gusa icyo atazi ni uko umukobwa ari kwirwanaho ngo arebe buryo ki yacika. Umukobwa yahise aza hano ku ruhande akuramo imyenda yiwe yari yambaye, ashaka uburyo yambara imyenda y'uyu muganga wari wahwereye. Mwibuke ko uyu muganga wahwereye hano hasi hari uyu mukobwa wamukubise urushinge. Umukobwa yahise yambara imyenda ya muganga neza, ntiwapfa kumutandukanya neza n'abaganga ba hano. Ahita yigira neza nk'umuganga, arangije afata wa muganga aramuterura amushyira ku gitanda, aba ari we ahindura nk'umurwayi ndetse amwambika ya myenda y'imfungwa, aba ari nawe ashyiraho amapingu. Ese uyu mukobwa kubera icyo ari gucika, kubera icyo abapolisi bashaka kumwica? Reka nkwibutse gukanda subscribe ukurikira inkuru zacu umunsi ku wundi, ndetse mbihanganisha ku bw'iminsi yari ishize tudasohora inkuru. Hari utubazo duke na duke twari turimo gukemura. Guhera ubu ngubu mugiye kujya mubona inkuru buri munsi ndetse nta gusiba. Ubu ngubu twiyemeje kubaha inkuru ndetse nziza cyane kandi nyinshi. Barakwereka umukobwa disi nk'umuntu utorotse ibitaro ndetse akaba atorotse na polisi. Nubwo yambaye imyenda ya muganga ariko yaje ari kwihisha gake gake kugira ngo hatagira umubona bakaba bamusubiza kumufunga. Uyu mukobwa bigaragara ko atararwaye dukurikije ukuntu ari kugenda, ariko se nanone kubera iki bashaka kumwica? Mukurikire muraza gusobanukirwa akantu ku kandi.
Umukobwa yatangiye kurira uruzitiro rwo kwa muganga hano, arangije arasimbuka agwa inyuma y'uruzitiro. Kumbe barakwereka hafi aho ngaho hari abari bari kuhaganirira, ni wa mupolisi washatse kwica wa mukobwa kuva na kare. Umupolisi uri hano yari ari kubwira bagenzi be ati muhumure rwose ibibazo byose nabikuye mu nzira, mwe nimugire ikibazo. Abasore bari hano nabo bari kumutakakiza ati rwose wuri uwa mbere, ati ibintu rwose ubikemura mbere yuko bikugeraho. Ubwo bigaragara ko uyu mupolisi ari kubwira bagenzi be ko ari uyu mukobwa yamaze kwica. Icyo atazi nuko umukobwa yaturutse inyuma, ndetse barakwereka hano mu modoka hari akana k'agahinja wa mukobwa yahise akiba kugira ngo agacikishe abe yakaka aba bapolisi. Ese kubera iki umwana w'umukobwa yibye uruhinja? Umukobwa yaragiye gake gake ateruye rwa ruhinja yari amaze gukura mu modoka ya polisi, kubw'umwaka we yahise agongana na ba bapolisi bombi bamuzengurutse agiye kwirukanka asanga n'inyuma ye bariyo. Umukobwa arangije atangira kuvugishwa, cya gipolisi gihita kimubwira ati ariko ubundi wagakobwa we ntujya upfa, ubundi wese nari nzi ko wapfuye utakiri kugoranara, ati kubera iki wakomeza kungora gutya koko? Umukobwa arangije aravuga ati rwose ndabinginze mungirire impuhwe mumbabarire yo. Ikigabo kiri hano kirangije kiravuga ati agakobwa mukinjize mu modoka, niba kanze kwicwa n'uburozi ubwo turaza kukicisha amasasu. Umukobwa bahise bamwinjiza mu modoka ndetse n'umwana, barakwereka ahangaha hahise haza afande wabo bakuriye, ndetse na cya kigabo gihita gitangira kumuterera amasari, na babandi bose bagira ubwoba, aza bakanga babaza ati ariko se hanyuma y'ibyo mwakoze byose na n'ubu muracyari mu mahano yanyu? Ati ndabamenyesha ko ubu ngubu mwese guhera aka kanya, barakwereka bataratwereka icyo uriya mupolisi avuze, bahise batugaruraho inyuma gato mbere y'uko uriya mukobwa bamufunga, ndetse mbere y'uko aza no kwiba uriya mwana hariya. Umukobwa yari ari hano bamuhamagaje kuri polisi, ndetse yari agiye kwinjira mu gipolisi. Iki kigabo twamaze kubona ko cyashakaga kwica umukobwa cyari kiri hano kiri kumuzenguruka kimubaza ati wa mukobwa rwose ndabibona ko byishimiye kuba waza mu gipolisi, ariko burya buri kintu kigira igiciro. Nawe rero kugira ngo uve mu mupolisi muzima hari icyo ugomba kwishyura rwose, hari icyo ugomba kumereza kugira ngo ube waba umupolisi muzima. Bigaragara ko iki kigabo cyari kiri kwaka umwana w'umukobwa ruswa kugira ngo abe yakinjira mu gipolisi. Umwana w'umukobwa uri hano nawe yaravuze ati yego rwose ngiye buri kimwe nagitanga, ariko nkakorera igihugu cyanjye. Akivuga uko nguko urwo rugabo rwahise rumusoma, umukobwa arikanga aravuga ati ye kandi se ibyo ngibyo uvuze ni ibi, ibyo ngibyo utangiye ni ibiki? Ati ibyo ngibyo ntabwo ari byo twemerekanije. Umukobwa arangije aravuga ati ngiye ntabwo ibyo ngibyo ari byo navugaga, icyo navugaga ni ugukorera igihugu cyanjye, naho bihuriye n'ibyo uri kumbwira. Umugabo uri hano yaravuze ati wagakobwa yejya hasi, we ntabwo ibyo uri kuvuga ubizi, none se wumvaga igiciro ndi kukubwira ari ikihe? Ati buri mukobwa wese ubaye umupolisi hano arabanza akancaho. Kumbe umwafandi uri hano abana bose b'abakobwa baje mu gipolisi arabanza akabafata ku ngufu kugira ngo abe yabemerera kwinjira mu gipolisi. Abakobwa babiri basigaye hanze bakomeje babaza ati ariko se mugenzi wacu igihe yinjiriyemo aracyari mu biki? Ati mwe mugume hano mutegereze, yewe namwe ko muraza kugeramo bakabakoresha isuzuma. Ati iri ni ryo suzuma rya nyuma buri mwofisiye wese abanza gukora mbere y'uko yinjira mu gipolisi. Ati ariko twe turumva rwose tumuhangayikiye, atakamaramo uyu mwanya wose se? Abapolisi bari hano barangije barabaseka ati ariko se ubu tudukobwa ibi ni ibiki turi kwigira? Barakwereka disi wa mwana w'umukobwa bamaze kumufata ku ngufu yaje arimo kurira yo. Ati mwa bakobwa mwe ndabinginze mutaza kwinjiramo hano, ati uriya mupolisi mukuru wanyu amfashe ku ngufu. Abapolisi bari hano barangije baravuga ati ariko se aka gakobwa ibi kari kuvuga ni ibikira? Ati genda yewe ibyo ngibyo nibyo uri kwigiza, ati udashaka guharabika afande wacu. Disi umupolisi uri hano bigaragara ko ibintu yakoraga nta n'urwikekwe ndetse nta n'ubwo yabaga yihisha, yasohotse hano atarafunga neza n'amashati, ari kuvuga ati ariko ubundi wagakobwa uri kwigira ibiki? Ubundi ubu washakaga kuba umupolisi cyangwa? Ati rwose wakigabo wenda kwinginze mvaho, ati namwe ni munde kuri, ati iyo menya ko ari ibi ngibi ntabwo nari kuza. Ba bakobwa bari hano batangiye kugira ubwoba, barakwereka wa mwafande yahise avuga ati rero mwa bakobwa mwe namwe ukurikiyeho niyinjire manze musuzume ndebe se niba yavamo umupolisi mwiza. Akwereka iki kigabo cyahise kibacira amasiri, kiravuga ati rero ako ngako gasigaye namwe mukiteho. Kumva aba bapolisi bari hano bakorana nk'ikipe bakifatanya bagafata abakobwa ku ngufu bose baje mu gipolisi. Barakwereka wa mukobwa yaje hano arimo kurira atekereza ibintu bimubayeho rwose, agahinda kamurenze. Yahise yinjira hano muri control room yo kuri polisi. Bigaragara ko abapolisi bari bagiye muri ranch, arangije aza gake gake aza arimo kurira afite n'ubwoba bwinshi ati rwose ibi bintu
ntabwo nabirekera ahangaha rwose. Ati ngomba kumwihoreraho, nanjye ntabwo nabyemera. Ntumbaze ngo uyu mukobwa agiye gukora iki. Umukobwa yaje gake gake aza hano aho baba bari kurebera kuri kamera z'ibyumba byose byo kuri polisi. Arangije areba kuri cya cyumba kirimo wa mupolisi ngo arebe ibyo agiye gukora bagenzi be. Disi mu kwitegereza yabonye na kakana k'agakobwa kamaze kwinjira, nako cya cyafande kigiye kugafata ku ngufu. Umukobwa agahinda karamurenze, atangira kurira rwose abura icyo akora n'icyo areka. Aravuga ati koko kubera iki yakora ibintu nk'ibi ngibi. Umukobwa yakomeje areba video z'uburyo bagenzi be nabo bari kubagenza, bagenzi be bari kugerageza kwirwanaho ariko bikanga. Umukobwa aravuze ati rwose ibi ngibi ngomba kubibika, ntabwo ngomba kubirekera ahangaha. Gusa nanone atangira kwifata ku munwa kugira ngo hatagira umwumva, kuko yari arimo kurira cyane byamurenze. Ashaka ikintu yashyiraho izi video ngo azitware, hatazagira umuntu n'umwe ubisiba kugira ngo uyu mukobwa azabone icyo atanga mu rukiko nibiramuka bibaye ngombwa akajya kuregura mwafandi. Gusa numbaze ngo azabikora ute umwana w'umukobwa nk'uyu nguyu ukinjira mu gipolisi. Yahise afata flash muri ako kanya, arangije ayicomeka mu mashini, araza kugira ngo abe yakopiya video zose abandi bapolisi bagiye muri ranch bataragaruka. Gusa yakomeje kwitegereza izi video, agahinda karamurenga. Umukobwa yahise azifata zose arazikopiya azishyira kuri flash ye, arangije imashini ayisubiza nk'uko yari imeze kugira ngo hatagira n'umenya ko mo hano hari umuntu winjiyemo. Ubwo barakwereka umukobwa muri ako kanya yasohotse gake gake, gusa mu gusohoka yahise yitega yikubita hasi, ahura n'abandi bofisiye b'abakobwa bari bavuye kuri ranch. Barangije baramubaza ati ariko se wowe gute watinyuka kwinjira muri ofisi yacu, ubundi icyo ngicyo ufite ni igiki? Ati uyu nguyu mu mutware gufungwa, uyu yari yazanywe n'ibindi, ntabwo yari yaje kujya mu gipolisi, menya hari ibindi byari byamuzanye hano. Baba polisi bahise bamugerekaho ibyaha, basigara baseka kubera ko nabo baziranyeho na bosi wabo ibyo bakoreraga aba bakobwa. Barakwereka wa mwafande yahise aza, aravuga ati hey, burya se koko ni ibi ngibi washakaga? Mbese ubundi iyo utuze ukemera abandi bana b'abakobwa ko batuje bagaceceka byabatwaye iki? Ati ariko wowe washatse kwigira umuntu w'umunyabwenge, none dore ahantu bikugejeje. Ati nuko nyine ubwo uraza kubyihanganira, ni wowe wari kujya ufunga abantu, none saha izi ngizi dore ndagufunze kandi ntabwo uzigera uvamo. Umukobwa arangije n'umujinya mwinshi aravuga ati ariko se ubundi wowe wamviriye mu buzima, hanyuma y'ibyo wakoze byose urumva ugikeneye kumemukira koko? Umukobwa yari arakaye. Gusa n'ubundi hano wo yakareze ni waregera, nta muntu n'umwe yari afite yabwira agahinda ke. Barakwereka umukobwa iminsi yarakomeje iricuma bamufungiye hano kuri polisi. Umukobwa akomeza asenga Imana avuga ati Mana ndakwinginze, uyu mwana rwose nazaza asa nka rura rugabo pe, kuko sinzi ko nazamukunda rwose. Ndakwinginze kugira ngo uyu mwana nwite atazaza asa nk'uriya mugabo. Bigaragara ko uriya mugabo ubwo yafataga uyu mukobwa ku ngufu yahise amutera inda. Umukobwa iminsi yarakomeje iricuma, ari nako n'indi igenda ikura, ndetse yarakomeje aba hano kuri polisi. Nta muntu n'umwe yari afite wamuvuganira kuko uyu mugabo niwe wari uyoboye iyi sitasiyo ya polisi. Barakwereka iminsi yarakomeje iricuma, umukobwa nawe akajya afata ku nda yumva akana ke. Wa mupolisi nawe akomeje kugeza akamusura akavuga ati se rwose umwana wanjye mu nda yaba ameze ate? Umukobwa arangije aramubwira ati rwose ibyo ngibyo byibagirwe, ntabwo njyewe umwana nwita ari uwawe. Umupolisi arangije aramubwira ati ariko isi ibyo wakikora byose n'ubundi iyo nda ninjye wayiguteye, uwo mwana azaza afite amaraso nk'ayanjye, kandi ikindi uwo mwana navuka nzahita mukwaka wowe nkomeze mufunge, umwana wanjye njye kumwirerera. Erega n'ubundi njye umwana ntabwo namwanze, wigeze wumva mwihakanara? Umwana ni uwanjye ariko wowe sinakwemera. Barakwereka disi umukobwa igihe cyo kubyara cyarageze, bakimufungiye hano kuri sitasiyo ya polisi. Umukobwa yari ari kurira, nta muntu n'umwe mwitayeho hano, ndetse yari acyambaye ya myenda y'imfungwa, habe no kumujyana kwa muganga. Yo umukobwa yateye induru, arangije arababwira ati ndabinginze rwose umuntu wari kwa muganga, ndimo kubabara. Gusa hano kuri polisi nta muntu n'umwe wari umwitayeho, yagombaga kubaga ndetse akanifasha. Umukobwa barakwereka inda yamubanye nkuru, ndetse n'igihe cyo kubyara kimugeraho akiri muri polisi, birangira habyariye. Mukurikira akantu ku kandi, mwibutsa gukanda subscribe udukurikiye kugira ngo inkuru zacu zijye zigushyikaho buri munsi. Kanda like kandi ndetse ushyire n'igitekerezo cyawe hasi aho ngaho muri comment. Barakwereka umukobwa yaravuze ati ariko se ubu ngubu nta nubwo mwari kunjyana kwa muganga koko? Barakwereka muri ako kanya wa mukobwa yahise ahwera kubera kubyana nta muntu n'umwe umwitayeho, amaraso yari yamushizemo habe na duke yari asigaranye. Ubwo ngubwo baba polisi bahise baza bamwaka wa mwana w'uruhinja. Barangije baravuga ati ariko si ibyo ngibyo kandi wigize ni ibiki?
ati niba ari n'imitwe yo kugira ngo tukujyane kwa muganga uraza kujyayo, ariko nanone ntabwo umwana wacu twamuguhereza. Ati kandi ikindi ugomba kumenya ni uko nuva kwa muganga nibwongere nkagufunga, ahubwo ikiruta ubu ngubu ni uko wapfa, kuko n'ubundi umwana wanjye wamaze kumumpereza. Ati sibyo ra? Abandi bafande nabo barangije baravuga ati yego rwose ubu ngubu naho yapfa pfa kuba umwana wawe twamubonye rwose ubu ngubu nta kibazo. Abagabo bari hano disi nta mutima na muke bagira. Barakwereka muri ako kanya hahise haza undi mwofisiye ubakuriye bose, aravuga ati ariko se ni ibiki bisigaye bibera muri iyi sitasiyo ko nsigaye numva amakuru atari meza kuri aba bagabo bakoreramo hano. Ati mwanzanira raporo y'ibyabaye muri uku kwezi ra? Ati rwose hari imfungwa bambwiye ko imazemo hano igihe, rero ndashaka kumenya iyo mfungwa mwayijijije iki ubundi kugira ngo bayizanemo hano. Umupolisi uri hano w'umukobwa arangije aravuga ati rwose uwo mukobwa yari yaje hano aje mu gipolisi, tuza kumufata avuye kwiba amakuru hariya muri control room yacu. Ati nawe ngibi rwose twabiguha ukirebera. Umupolisi mukuru arangije aravuga ati ye gute se yaraje mu gipolisi kandi agahindukira akajya no kutwiba? Gusa nawe biramucanga, arangije afata flash ngo arebe ni makuru ki uwo muntu bafunzemo hano hafi umwaka wose yaraje kwiba. Umupolisi yafashe hano flash ayishyira mu mashini, gusa namwe muribuka ibyari biri kuri iyi flash ni za video za wa mupolisi w'umugabo ari gufata abana b'abakobwa baje mu gipolisi ku ngufu. Umupolisi mukuru w'umukobwa uri hano yaritegereje arikanga aravuga ati no, ibi ngibi bishoboka bite koko? Abana bato baba bafite umutima wo kuza mu gipolisi barangize babahemukire gutya? Barakwereka tugaruke hano aho inkuru yacu yari igeze. Umugore mukuru w'umupolisi yahise avuga ati rwose mwabigabo mwe mugomba gufungwa kandi mugakatirwa urwo gupfa, kuko mwebwe ntago muri abantu pe. Ati ibyo mwakoreye umwana w'umukobwa birahagije. Mbe barakwereka wa mukobwa bahise bamutabara ndetse n'akana ke k'agahinja. Arangije aravuga ati mu by'ukuri rwose sinabona ukuntu mbashimira. Ati murakoze cyane pe. Ati ubuzima bwanjye bwari bundangiriyeho ndetse n'umwana wanjye. Umupolisi uri hano arangije aravuga ati rwose nawe warakoze kwihangana kandi warakoze no kuba wumva ufite uwo mwana wawe urukundo utitaye ku byamubayeho yo. Inaha ngaha inkuru yacu y'uyu munsi isoreje, mushimira kuba wadukurikiye kuva ku ntangiriro kugera ku musozo w'iyi nkuru. Njye wumva nitwa Vazi, ndabakunda cyane. Bye bye, hasta la vista.